icyubahiro. Tugize undi mugisha wo kuba mu nzu y'Imana muri iki gitondo, kandi tuzanywe no kugira ngo idufashishe ijambo ryayo, Mwuka Wera atubere umuyobozi. Tugiye kwigana ijambo rivuga ko gukurikira Yesu bitoroshye. Tubanze dusenga Imana. Muremyi wacu, Imana ikomeye, ikuzo n'icyubahiro no guhimbazwa bibe byawe. Ijambo ryawe riduhishurira ko inzira ijya mu ijuru ari inzira ifunganye, nyamara nubwo ari irembo rifunganye, kurinyuramo birashoboka. Turagushimira ko waduhaye Yesu ngo atubere inzira n'ukuri n'ubugingo, twigishe kumwigiraho. Abagendanaga ubunenganenzi bagira ngo biroroshye, ubatere umwete n'imbaraga. Ijambo ryawe ritubwira ko ubwami bwawe butwaranirwa, intwarane zikabugisha n'imbaraga, uduhe kuba muri urwo ruhande. Kubw'iki gitondo tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo turambure Bibiliya zacu, turambure mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, turebere hamwe mu gice cyawo cya 9 uhereye ku murongo wa 57, ahari umutwe w'amagambo uvuga ngo gukurikira Yesu bigize gute? Ibyoroshye. Ntabwo nahisemo kwigisha iki cyigisho mu buryo bwo kugira ngo nce abantu intege, ariko ni no kugira ngo abantu nibamenya ko urugendo ari rurerure bakabuze, kandi niba bagendaga bazi yuko bazakurira ibyo batunze byose bakabisozanya urugendo, bamenye ko hari abandi basize byose kubwo gukurikira Yesu. Luka igice cya 9 umurongo wa 57, gukurikira Yesu ntibyoroshye. Bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hangana iki hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo, ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Kubera ko gukurikira Yesu bitoroshye, umwe mu bo byananiye, Yesu yaramubwiye ngo ingunzu zifite imyobo, ibiguruka bifite ibyari, umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Aho kugira ngo ashake icyo cyaburaga, ahitamo kumukurikira yitambitse, birangira bimunaniye. Kandi abantu bakwiriye kubimenya ko gukurikira Yesu bimeze gute? Bitoroshye. Muri iri somo tuhasanga undi muntu wa kabiri byananiye. Umwe Yesu yamubwiye ko adafite umwanya mu mutima we, bimunanira kumukurikira kuko atawumuhaye. Undi nawe ati databuja. Yesu yaramubwiye ngo nkurikira. Undi ati databuja reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati reka abapfuye bihambire abapfu babo, ariko weho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Umurongo wa 61. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera kuri wanjye. Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Bavandimwe, gukurikira Yesu ntibyoroshye. N'ikimenyimenyi cy'uko bitoroshye, abantu batatu tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 9 uhereye ku murongo wa 57 byarabananiye. Umwe yaburiye umwanya Yesu, undi yahugiye mu bye, undi yatanze impamvu z'ibintu abanza gukora. Abo bantu bose uko ari batatu batakaza amahirwe yo gukurikira Yesu mu buryo bwiza. Gusa nubwo bitoroshye, ndetse aba batatu bose bikaba byarabananiye, ndashimira Imana ko hari abandi babishoboye, izina ry'Imana nirishimwe. Iyo usomye muri Matayo mu gice cyaho cya 4 ugahera ku murongo wa 18, tuhasanga bamwe mu babishoboye, kandi babishobojwe nuko bamenye ko gukurikira Yesu bitoroshye, bikaba bibasaba kugira ibyo basiga, biyemeza kubisiga kubwo kumukurikira. Imana ihimbazwe. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 4 ku murongo wa 18, Yesu atora abigishwa be ba mbere, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, ni Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha kuri shundura ku nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati nimumurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura zabo baramukurikira, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Nabo bari bafite impamvu yabatera kunanirwa kumukurikira nk'abandi twabonye, ariko bo bahisemo kumukurikira. Baravuga bati nubwo bidusabye gusiga akazi twari tumazemo igihe kirekire, nubwo bidusaba gusiga inshundura zacu, nubwo ibyo twamaze igihe kirekire turuhira bidusabye kubivamo, ariko kuko kumukurikira biruta ibindi byose biyemeza kumukurikira. Imana ishimwe. Ndetse Yesu yigiye imbere, abona abandi bavandimwe babiri, yabonye Yakobo na Yohana bene Zebedayo, arababwira ati nimumurikire, ndashimira Imana ko aba nabo
ntabwo bigeze batanga urwitwazo n'impamvu n'ibindi bintu byababuza kumukurikira, ahubwo akibahamagara inshundura barazita, amafi barayata, ndetse n'ikindi gikomeye bakoze. Bibiliya iratubwira ngo basize na Sezebedayo biyemeza gukurikira Yesu. Imana yacu nihimbaza. Gukurikira Yesu bisaba ko umuntu agira ibyo areka kubwo kumukurikira. Iyo usomye agatabo k'intumwa y'Imana, niko umuja w'Imana yanditse guhera ku rupapuro rwa 62 yerekana uburyo inzira ijya mu ijuru ari inzira ifunganye. Atubwira umunsi umwe inzozi yagize ari kumwe n'abo bagendana mu rugendo, maze abo bari kumwe baragenda bigiye imbere babona inzira irafunganye, bari bafite amafarashi yari yikoreye imizigo, babona kugira ngo bitambuke muri iyo nzira ntibyoroshye, bahitamo guhambura ya mizigo, bahitaho ngaho baragenda, bigiye imbere inzira irushaho gufungana, byabaye ngombwa ko n'aya mafarashi bayasiga, bahitamo kugenda n'amaguru. Ariko nubwo bari bamaze gusiga ibitari bike, bigiye imbere basanga birabasaba kugira n'ibindi basiga. Ariko abantu bo muri iki gihe babayeho bazi ko ibyo batunze byose bazabikurura bagakurikira Yesu babifite. Gukurikira Yesu ni byoroshye, byagiye bisaba abantu kugira ibyo bareka kugira ngo banyure muri iyi nzira. Ni inzira ifunganye, gusa nubwo bimeze gutyo kuyinyuramo birashoboka. Imana yacu nishimye. Umuja w'Imana yatubwiye ko bigiye imbere, maze inzira yarushaho gufungana, bakabona nubwo imizigo yabo n'amafarashi babitaye n'ubundi biracyabasaba kugira ibyo bareka, maze n'inkweto bazikuramo bagenza ibirenge kugira ngo barebe yuko bashobora gutambuka. Bageze imbere basanga kugira ngo ho uhahite birasaba kugenda ukuba umubiri ku mabuye yari ahari, ariko barabwiranye bati mureke tuyikureho kuko hari abandi bagenzi bazanyura inyuma babona amaraso yacu bikabatera gukomera. Imana ihimbaza. Kandi niko bitubereye koko. Iyo tumenye ko hari abasize ubuzima bwabo kubwo gukurikira Yesu, iyo tumenye ko hari abantu bemeye gutwika kubwo kumukurikira, duhita tuvuga tuti nubwo bitoroshye natwe twiyemeje kumukurikira. Imana ihimbaza. Bageze imbere babona hasi n'imanga, iruhande n'ibitare biteye ubwoba, urebye gato wamanuka ukavamo, ariko yaraduhamirije ngo hamanutse imigozi bagenda bayifashe. Barabwiranaga ngo dukomejwe no hejuru. Haleluya. Cyakoze nk'umuja w'Imana akavuga atari kubu ko mbona gukurikira Yesu bitoroshye kuri uru rwego, abanenganenzi n'abatagira icyo bitaho bizagenda gute? Ngo yitegereje umugabo we abona imitsi ye yo ku gahanga yikubye inshuro 7 uko yanganaga, bimutera guhangayikira abantu batagira icyo bitaho n'abanenganenzi. Bene data, abagendana ubunenganenzi muri uru rugendo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Benshi bagiye barutangira ari ibihumbi n'ibihumbi, maze bagenda batabanje kumenya ko bibasaba kugira ibyo bigomba, bikabananira bageze kure. Ariko nimureke twambara imbaraga, ntabwo byoroshye ariko birashoboka. Imana yacu ihimbaza. Byashobokeye bene Zebedayo, baravuga bati ubwo kumukurikira bisaba ko dusiga ibyacu tugasiga ababyeyi bacu, data ntasigare, inshundura ntizisigare. Bahitamo gukurikira Yesu. Imana yacu nihimbaza. Kubera ko gukurikira Yesu bitoroshye, bagiye bakorera amakosa atahamwe muri urwo rugendo. Ndetse uyu Petero byageze aho Yesu baje kumufata, maze abanga aca ugutwi kumwe mu bari baje gufata Yesu. Muribuka ko Yesu yagutoraguye aguteraho, amusobanurira ko urugamba barwana atari urw'umubiri ahubwo ari urw'umwuka, abona ko ari kugenda akora ibintu mu buryo butari bwo. Muribuka ko igihe bari kwa Kayafa yamwihakanye inshuro 3 nk'uko itarabika. Petero abona aragenda akora amakosa mu nzira. Igihe Yesu yari amaze gupfa, ndagira ngo turambure mu butumwa bwiza bwa Yohana turebe umwe mu bari barasize byose kubwo gukurikira Yesu, maze akazasanga gukurikira Yesu bitoroshye, icyemezo kindi yigeze gufata. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyawo cya 20 ku murongo wa 3. Turi kureba abo bantu bari barahisemo gukurikira Yesu, barasize inshundura zabo, barasize ababyeyi babo, barasize inshuti n'imiryango aho barerewe. Iyo ugeze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyawo cya 21 ku murongo wa 3, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Iyo usomye Yohana igice cya 21 umurongo wa 3, isomo riravuga ngo nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Ngiye kugira nde? Petero gufata icyemezo kigayitse akavuga tumba ngiye kuroba. Yari kure nuko mu myaka 3 yari amaze yaravuze
yaravuze ati inshundura ntizisigare, abatwara banaga ntibasigare. Ndumva Yesu mpamagaye ngo mukurikira azangire umurobyi w'abantu nkwiye kumwumvira, maze agahitamo gukurikira Yesu. Yagiye akorera amakosa mu nzira kuko gukurikira Yesu ntibyoroshye, ariko bigeze baravuga tumva aho kugira ngo mbeshe Imana ngo narayikurikiye kandi narayikurikiye by'ukuri, aho kugira ngo mbwire Yesu ngo naramukurikiye kandi ndi kugenda nkora amakosa angana gutya, aho kugira ngo nkomeze kubeshya ngiye kwerura mu ruhande mperereyemo, abwira bagenzi bati nsubiye kugira gute. Ntabwo Bibiliya yagiye idusobanurira byinshi kuri izi ngingo, ariko witegereje Petero wari umaze iminsi myinshi ahisemo gukurikira Yesu, akongera akabwira bagenzi bati nsubiye kuroba, yatekerezaga ko nubwo atazi abatwaye inshundura ze, kuko Yesu akimuhamagara yazisize ku nyanja y'i Galilaya. Ntabwo yari azi abazitwaye, ntabwo yaherukaga muri uwo murimo, inshuti zari amaze kuzibagirwa, ariko aravuga ati aho kugira ngo iyi nzira igoye itya nkomeze nyikore n'amakosa arenze rimwe, nsubiye kugira gute? Nsubiye kuroba. Isomo riravuga ngo baramusubiza bati natwe turagira dute? Natwe turajyana nawe. Abantu bo mu minsi y'imperuka aho kugira ngo berure banagaragaze uruhande barimo, bahitamo kugenda bitambitse muri iyi nzira, ariko ndababwira ko gukurikira Yesu bitoroshye. Ntabwo tuzagendana umute n'ubuneganiye nzira kutagira icyo twitaho ngo tuzasoza urugendo. Byaruta abantu bakera uruhande baherereyemo. Nzi neza ko bagira umugisha kuba bahamagaye imbere Imana yacu nishimye. Yesu wari warahamagaye abo bagabo basanze ku nyanja y'i Galilaya, yaje kongera asubira kubashaka, abasanga ku nyanja y'i Tiberiya, aho bari gupfundikanya inshundura, bagenzi babo bari kubaseka. Ubundi se mwadusigaga mujya he? Yongera kubahamagara ati nimumurikire nzabagira abandi b'abantu, izina ry'Imana nirihimbazwe. Yageze yasanga bwabakereyeho, nta gafi bafite, nta kintu bariho, abandi bari kubaseka. Uwo mwavuze ko mukurikiye se ko mutagumyeyo, maze mu gihe bakibakwena Yesu abandi mahirwe ya kabiri yagiye abidukorera, natwe akaduhamagara inshuro zirenze imwe, izina rye nirihimbazwe. Asanze basubiye kuroba barimo babaseka, yongera kubasanga yabaza Petero, ariko Petero urankunda? Undi ati ndagukunda. Yongera kubimubaza turankunda. Byakumvikana impamvu yabimusubirishagamo, yari yaramuhamagaye asiga inshundura, asiga byose aramukurikira. None nyuma yo kuzuka Petero yasubiye kuroba, ariko Yesu amubajije bwa gatatu, Petero aramubwira turabizi ko ngize ne nubwo nasubiye kuroba si uko mpanga, ni amakosa atandukanye nakomeje kugenda nibonaho, aho kugira ngo mbeshe ngo navuye mu by'isi naragukurikiye, kandi nibona rwose bimeze gutya nagarutse kuroba. Ariko Yesu amahirwe ya kabiri yabahaye bayakoresheje neza, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Cyashoboka ko mu gihe kirekire waravuze ko ukurikiye Yesu hari amakosa mugenda bibona nk'uko byagendekeye Petero, ariko mwene data wabahamagariye ku nyanja y'i Galilaya, arongera abahamagarira ku nyanja y'i Tiberiya, none baza bamaramaje aho Petero ahise n'igihe bamubwiraga bati se byashoboka ko umwihakana toya, yemera ko bamubamba kubwo guhamya Yesu. Haleluya. None ubute n'uburenganenzi no kutagira icyo yitaho no kutagira icyo yigomwa yarabisize, amukurikira none bamaramaje. Byashoboka ko ku bw'aya materaniro abandi mahirwe ijuru riguhaye ngo amakosa n'andi mafuta atandukanye yakugaragayeho, kutagira icyo wigomwa abandi barasize byose kubwo gukurikira Yesu, nawe bigutere kongera gutekereza, uze n'uwibona Yesu akugarutseho nk'uko byagendekeye abo bagabo, maze niwongera gufata icyemezo cyo kumukurikira umukurikira umaramaje. Gukurikira Yesu ntibigize gute? Ntibyoroshye. Bigusaba kurya uko abandi batarya, bigusaba kugenda uko abandi batagenda, bisaba kunywa ibyo abandi batanywa, bigusaba kurekura ibyo abandi bakomeje, kugira ngo ugaragaze ko wamaramaje kubwo kumukurikira. Imana ibashoboze bene data. Abisirayeli bahaguruka mu Egiputa bajya i Kanani, bari abantu benshi bambuka inyanja itukura, batangiye urugendo ari ibihumbi n'ibihumbi, ariko iyo urebye abantu bashoje urugendo barutangiye bari barwa. Bibiliya itwereka ko mu bambutse inyanja itukura, abageze kuri Yorodani bakayambuka ni bangahe? Babiri. Kalebu na Yosuwa mu bihumbi n'ibihumbi by'abantu, kandi abo bose bari baratangiranye urugendo, bari barambukanye inyanja itukura. Kwambuka inyanja itukura bifite icyo bivuze mu gihe cyacu, natwe twayambutse kubwo kwizera amaraso ya Yesu. Haleluya. Hari
ariko benshi bavuga ko bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, benshi mu batanze ubuhamya ko bababariwe ibyaha byabo, benshi mu bavuze yuko babyawe ubwa kabiri, bigiye kubagendekera nk'uko byagendekeye bene wacu. Ubutayu bubakande, ubutayu bubakangure, abantu batangire bakora ibyaha bitari bimwe. Inzaha batsindiye abikoreye bene wacu ntabwo ari twebwe izabyirengagiza. Aho twari kumwe ku materaniro ya nimugoroba, twabonye Yesaya 65:6 bavuga ngo byanditse imbere yanjye kandi sinzabyirengagiza. Igishoboka kimwe ni uko dukwiye kumaramaza, tukemera gusiga byose kubwo gukurikira Yesu. Kandi abakene babona kimwe, bibiri, bitatu, ni murerure bagaragaze ko bagize intege nke, maze amahirwe yandi ya kabiri bayakoresha neza nka Petero. Reka mbabwire, ntabwo amahirwe ahora agaruka. Petero n'izindi ntumwa bakomeza kugira ubunenganenzi, ntabwo nzi aho bari kongera kumukura. Bari bagiye gutandukanywa nawe mu minsi mike gusa, bari bahagararanye nawe, babona arazamutse, bakomeza kureba, mu kanya gato babona ibicu biramubakingirije. Cyakoze marayika w'Imana araza, tuko mumubonye agenda niko muzamubona agira ate agaruka. Iyo basubira kuromuka ukandebera, ntaho bari kongera kumukura. Mu bantu bagiye bahabwa amahirwe arenze rimwe, harimo umugabo witwa Sawuli. Sawuli batera amabuye Sitefano, yari mu bari bayoboye icyo gikorwa. Ariko igihe yitegerezaga Sitefano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa barabisobanuye ngo arabona arareba mu ijuru nk'utareba ubusa, maze igikorwa kirangiye yegera bagenzi be ati, ariko bene data, mwitegereje Sitefano, cyewe nawe murebaga nkabona arareba mu ijuru nk'utareba ubusa. Bagenzi be baturasaze, ubwo nawe biragufashe. Maze kuko kugisha inama bamukuramo imbaraga ya Mwuka Wera yari yamugendereye. Ariko ndashimira Imana ko ijuru rimuhaye andi mahirwe, umucyo ukamutungurira mu nzira ijya i Damasiko, ntihagire uwagisha inama. Umwuka Wera amubera umuyobozi, noneho azaje akora umurimo w'Imana, agenda ingendo zitoroshye, yandika inzandiko zirenze rimwe, aba ubuhamya wo kugira neza kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Byashoboka ko amahirwe yawe ya mbere wayapfushije ubusa, bitewe n'uko uri kugenda muri iyi nzira. Ni wowe ukora itorero, ni wowe uturanira abantu nabi, ni wowe uteza ibibazo aho ukora. Mwene data, wakwishyuriyemo nka Petero ukereka Imana uruhande uherereye ko iyo basanze kuri Tiberiya yakugenderera, maze ayo mahirwe ukayakoresha neza. Sawuli ya kabiri ayakoresha neza, arandika ati, sinagira uwagisha inama. Yari yagishije inama ku nshuro ya mbere, bamukuramo imbaraga ya Mwuka Wera yamugendereye. Ku nshuro ya kabiri ntiyagira uwagisha inama, Mwuka Wera amubera umuyobozi. Yarwanye intambara nziza, yaduhamirije ko ari indirimbo byo kwizerwa. Haleluya. Yatubwiye ati, ndiri ikamba ry'ubugingo iry'umwami utabeshya yasezeraniye abamukunda. Nababwiraga yuko kuba abantu bavuga ngo bambutse inyanja itukura atari cyo gihamya ko bazambuka Yorodani. Bayambutse ari ibihumbi n'ibihumbi, ariko igiteye agahinda nuko baje bagakorera ibyaha mu butayu batigeze bakorera no mu Egiputa. Hari abantu bari gukora ibyaha mu butayu batarabikoreye mu Egiputa, umuntu agasigara atinyuka ibintu ari mu itorero atarabikoraga na kera. Ndagira ngo mbabwire ko kiriya gihe nta mbaraga iturwanya yari ihari. Twari abasatani, ntacyo yari kuba dushakaho, ariko iyo tugaragaje ko dushaka kumucika ntidahaguruka, ariko turwanirira mu bushobozi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Baraje bakorera ibyaha bitari bimwe mu butayu, bivovoteye Imana Uwiteka yabahaye, turambiwe iyi mitsima mibi, batera Imana agahinda, nayo irabatsinda itabababariye. Maze babiri gusa bari bambuka iki Yorodani. Benshi mu bavuze ko bababariwe ibyaha nibatinye, kuko n'abandi bari bambutse inyanja itukura, ariko ubwo Kalebu na Yosuwa bambutse Yorodani. Natwe yari bashoboje izabidushoboza. Izina rye rihabwa icyubahiro. Nibyo gukurikira Yesu ntibyoroshye, biradusaba kugira ibyo twigomwa, biradusaba kugira ibyo tureka kubw'uru rugendo. Ntabwo Imana iha umuntu amahirwe amwe, tubona aba yagiye ihereza amahirwe arenze rimwe. Natwe aya n'andi yacu twoherereje ngo duhitemo kumukurikira tumaramaje, twemere gusiga byose kubwo kumukurikira, twemere kugira ibyo twigomwa kubw'uru rugendo. Maze ubwo umuja w'Imana yasigaye avuga ati, dukomejwe no hejuru, natwe ntabwo ijuru rizaturekura. Imana yacu nishimye. Ndagira ngo dusatire umusozo dusome isomo riri muri Zaburi y'137. tureba amagambo ahanditse. Zaburi 137 turasoma mu izina rya Yesu. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse Isiyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni. Twari tumanitseho inanga zacu,
abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu, abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo za hehe. Abana b'Imana ari abanyagari b'Abahoroni bari baramanitse inanga zabo ku biti by'aho hantu, barariraga iyo bibukaga i Siyoni. Bari bazi ko aho bari atariho bagombaga kuba bari, maze ibyo kuririmba barabihagarika, ibyo gucuranga baba babiretse. Bari Babuloni ariko imitima yabo iri i Siyoni. Twarariraga iyo twibukaga iwacu i Siyoni, abatujyanyeho iminyago bakadushakiraho ibyishimo, nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Ariko barasubizaga ku murongo wa 4 bati twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Ariko ab'iki gihe bahisemo kuririmbira indirimbo z'i Siyoni Babuloni, birirwa i Babuloni bakaharara. Abandi bene wacu bararahiye batoya, ntabwo twaririmbira indirimbo z'i Siyoni mu mahanga. Ndetse umurongo wa 5, Yerusalemu wibagirwe ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora ururimi rwanjye rutane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Bararahira barirenga bati ntibishoboka, igihe cyose tumenye ko kuba turi kuririmba niyo bihagaze. Ariko abantu baba bazi yuko imitima yabo iri kure y'ubwami bw'Imana, baba bazi yuko n'isesira ibyaha bakabyiyorosa, baba bazi ko ari ikibazo kuri bagenzi babo no ku itorero. Barangiza bakaririmba ngo twaremewe kuzajya hehe. Yesu natuvuga ku bicu bagatangira guseka no kwimwiriza. Oya, birasabwa ko abantu babaho uko abandi batabaho. Birasaba ko tugira ibyo tureka ahubwo gukurikira Yesu. Abo dushaka kuzaribana nabo Yesu yarabahamagaye icundura barajugunya, Sezebetayo baramusiga, ndetse babonye bakoze amakosa basubira berekana uruhande baherereyemo. Imana ibahamagaye ku y'igiciro bitaba bamaramaje. Ayo mahirwe ni ayawe ya kabiri. Tekereza ibyo utari wararetse kubwo gukurikira Yesu, wiyemeze kubisiga kandi muhumure. Dukomeje no hejuru, ntabwo tuzava muri iyi nzira bene data. Ndasaba Umwuka w'Imana ngo agenderere buri muntu, amwereke ko gukurikira Yesu bitoroshye, ko bigusaba guhindura uburyo n'imibereho no kwiga ubwenge, maze Umwuka atubere umuyobozi, atwereke uko dukwiye gukurikira Yesu tumara amaji. Imana ikomeze ivugane n'imitima yanyu mu izina rya Yesu. Nabi Imana yacu dukunda, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira umuburo wawe muri iki gitondo wo kudusobanurira ko kugukurikira bitoroshye, kugira ngo dukure mu bute n'ubunenganenzi dukabuze twihute. Ubishimirwe Mwami wacu. Muririmbyi watubwiye yuko yamaramaje agatwaranira kurabo ku bwiza bwawe, uduteze iyo ntambwe. Twigishe kumaramaza, dushoboze kumaranira kurabo ku bwiza bwawe. Ngubwo uri hafi kuza guhindura byose bishya, uzasange twarakwiyeguriye burundu. Mwami Imana yacu ikomeye, gukurikira ntibyoroshye. N'ikimenyimenyi batatu byarabananiye, ariko hari ababishoboye bahamagaye basiga incundura, ubahamagaye basiga ababyeyi, ubahamagaye basiga byose kubwo gukurikira. Bagize intege nke ubabera imbaraga. Turifuza ubutabazi bwawe muri iki gitondo. Bene data bagiye mu ntege nke, Mwami wacu wongerera imbaraga. Biduteye kunihira bene wacu twari dusangiye ibyiringiro, basubiye inyuma bagiye gukora ibyo bari bararetse. Tubatumye mu Mwuka wera ngo aburize amahoro muri iyo nzira ijya kurimbuka. Baze dufatanye ibyiringiro byo kugutegereza. Si uko nibatazi uzabura abakuramya, niyo tutabikora abakuru 24 ibizima bine bikubita imbere yawe bakakuramya. Ariko Mwami ushobora byose, dutabare ngo bene wacu basubiye mu nzira mu byo bari bararetse, ubatugarurire Mwami mwiza. Dufatanye ibyiringiro byo kugutegereza. Mwami Imana, twagiye tugira intege nke turihannye, twandika imbaraga ngo niba yari amahirwe yacu ya nyuma, udushoboze kuyakoresha neza nka Petero, kugira ngo Mwami mwiza duhamishe ibikorwa byacu ko twahisemo kugukurikira. Utubere umujyanama muri uyu munsi, ineza yawe dutangire kujya mu kibi, twese tugirirwe ubuntu nawe mu izina rya Yesu.